Reka rero mbasuhuze bakunzi basobanukirwa 5 TV, nkaba nizeye ko mumeze neza cyane aho muherereye hose. Ndabasuhuje cyane nk'uko rero nagiye mbibasezeranya. Iyi channel yacu ni channel irajya ibagezaho ibintu byinshi cyane, ibintu utaruzi, ibintu utakekaga. Ni ngo iyi channel nta kindi ibereyeho. Ibereye ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro by'ubusesenguzi, n'utundi nyine n'utwo utarugiye umenya twose urajya utumenyera kuri iyi channel yacu yasobanukirwa 5 TV. Reka rero njye mbasaba gukanda subscribe. Ni ukuvuga ngo murareba ariko ntabwo mujya mukora subscribe. Rero mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bageraho ari byinshi, kuko ikiganiro kigiyeho gihite kikugeraho ako kanya. Kandi none niba nawe hari izina ushaka ko tugufasha ushaka ubusobanuro bwabyo, twandikire muri comment hanyuma tugukorere icyo wifuza. Ndashaka rero kuvuga ku mazina abiri, amazina akunzwe cyane hanze hano iwacu mu Rwanda, yewe no hanze y'u Rwanda. Umunsi rero ngiye kubabwira ku bitwa ba Louise. Abitwa ba Louise akaba aribo nshaka kugira ngo baganirireho n'abasobanurira amazina yabo icyo asobanura. Izina Louise rero rikaba rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa. Rikaba rigize gute? Rifite icyambere, rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa, rikaba ari ihindurwamo, niyo ngo ryahinduwemo igitsina gore. Ubundi ni izina rya Louis, ubundi ni Louis ariko byahindutse Louise. Naryo rikaba rifitiye inkomoko mu Gisilamu rya kera, aricyo bita ngo ni Holudwig, risobanura intwari izwi cyane. Twageze ku busobanuro nyirizina n'ubwo ngo Louise akaba asobanurwa intwari izwi cyane cyangwa uwatsinze urugamba. Ubusobanuro burambuye sasa ni ngo iyi Holud, izina icyamamare cyangwa izwi, ni ngo ya zina twabonye ko ririmo amazina nyine abiri, ngo izina icyamamare cyangwa izwi, ibyo nibyo twita Holud. Naho iyi Wig ni ngo intambara cyangwa se intwari. Rero bivuze ko Louise ari izina rifite ishingiro mu gutsinda, ubuhanga mu rugamba no kuba icyitegererezo. Abitwa ba Louise rero bakunze gufatwa nk'abantu bafite ubugwaneza n'ubupfura, ubwenge n'ubushishozi, ubuyobozi cyangwa ubushobozi bwo gufata iya mbere mu bibazo. Abantu rero ngo aya ni amazina yagiye akundwa cyane cyane mu bihugu bitandukanye bivuga nk'Igifaransa, ariko rikaba ryaranamamaye nanone ahantu hagiye hatandukanye. Ba Louise rero barangwa n'iki? Ni ukuvuga ngo abitwa ba Louise hari ikintu kibaranga. Icya mbere ni ukuvuga ngo ni ubwitonzi n'ubushishozi. Ba Louise bakunze kuba abantu batekereza mbere yo kuvuga cyangwa gukora, batekereza ku ngaruka z'ibikorwa byabo kandi bamenye gufata n'ibyemezo byiza. Icya kabiri, Louise ni ukuvuga ngo arangwa n'iki? Ubugwaneza n'impuhwe. Ni abantu bita ku bandi, bagira impuhwe kandi bagakunda gufasha, bakagira n'umutima woroshye kandi wubaha buri wese. Icya gatatu, imbaraga n'ubushake bwo gutsinda. Nubwo baba bacecetse cyangwa bagira amahoro, ba Louise baba bacecetse kandi bagira amahoro. Ba Louise ni ukuvuga ngo bagira imbaraga z'imbere zibafasha gutsinda ibigeragezo, ntibajya bacika intege byoroshye. Ikindi ba Louise ni ukuvuga ngo bagira n'ubwemezi bwiza, icyo bita positive confidence. Ni ukuvuga ngo bifitiye icyizere, ariko ntabwo ari abanyabinyoma. Bibwira ko bashoboye kandi bagakunda gukora ibintu birambye byubaka. Gatanu, ni ukuvuga ngo umuntu
bakine barangwa n'ubumuntu n'ubupfura, ubugira neza mu rukundo, ubuhanga n'ubushishozi bwo kuyobora. Niyo ngo ibyo byose ba Louise uzabibasanga. Rero iyo niyo myitwarire cyangwa se n'ibyo bintu uzasangana ba Louise. Wowe Louise muri ibi byose ni iki cyawe kirimo? Ni iki cyawe kirimo? Se ugira ubushishozi, ugira ubuhanga n'ubushishozi byo kuyobora, ubugwaneza, ubugira neza n'urukundo bifite se, ubumuntu n'ubupfura, cyangwa ufite ubwiyemezi bwiza, icyo bita positive confidence? Ibyo murabizi, nimwe mubizi. Tubarekereho gukanda share, like, comment kuri Sobanukirwa 5 TV. Uko nabasezeranyije, n'irindi zina rindi, ni ukuvuga ngo ni amazina abiri nabateguriye uyu munsi ngomba kubagezaho. Amazina abiri nabateguriye ngombe bagezeho kugira ngo nayo ayasobanukirwe neza. Hari izina ry'abajama cyangwa se ry'abasore, y'abagabo, bitwa ba Robert cyangwa se Albert. Witwa Robert cyangwa se wagamagara Albert, byose ni kimwe. Ngo izina Robert rero rifite inkomoko mu rurimi rw'Ikidage cya kera, nicyo bita ngo ni Horodebert cyangwa se Horodebert, biterwa n'uko tubyumva, ariko ni Ikidage. Ni ukuvuga ngo rikaba risobanura, ubusobanuro bw'iri zina rero Robert naho ni intwari izwi cyangwa se umuntu w'icyubahiro n'ubutwari. Umuntu uzwi cyangwa umuntu w'icyubahiro n'ubutwari. Hanyuma bikaba bivuze ko Robert rero ari umuntu uzwiho ibikorwa by'indashyikirwa, ufite ubutwari no gutinyuka, ufite izina ryubashywe cyangwa ryamamaye kubera ibikorwa bye byiza. Ni ukuvuga ngo hari ibiranga ba Robert. Robert rero bakaba barangwa n'iki? Dore ibintu biranga Robert dushingiye ku iri zina Robert. Imyitwarire baba basanzwe bagaragaza nko mu buzima busanzwe nyine. Ni ukuvuga ngo icya mbere, ubutwari n'ubushake bwo gutsinda. Ba Robert bakunze kuba abantu b'intwari, badatinya ibigeragezo, kandi bahora bafite ubushake bwo gutsinda no kugira icyo bageraho mu buzima bwabo. Icya kabiri, ubushishozi bwo kuyobora. Ni abantu bavukanye impano yo kuyobora, bakunda kuba imbere, bafite icyerekezo kandi bakayobora abandi mu buryo bwizerwa. Icyizere mu bikorwa. Ba Robert ntibakunda gusubira inyuma. Iyo biyemeje ikintu bakigira, bashyirwa n'uwo ngo bakigezeho nyine. Ni ukuvuga ngo bashira amanga kandi bagira icyizere cyinshi mu byo bakora. Ni ukuvuga ngo na Robert nyine kabisa ku kazi ke, nta kazi nyine, nta bindi kabisa. Ni ukuvuga ngo ikintu kwizerwa no gukomera ku ndangagaciro. Ni ukuvuga ngo ni abantu bizerwa cyane, kandi nabo bakavuga ngo ni abantu babaho ari inyangamugayo, badakunda guhemuka. Rero bituma bizerwa cyane. No kugira umutima ukomeye. Mu bihe bigoye ba Robert bakunze kugaragaza gukomera, gukunda ukuri no kudahungabanywa. Bamenya guhangana n'ibibazo bashyizeho umutima, kwihangana n'ubushishozi. Nubwo bakunze kugaragara nk'abakomeye cyangwa abanyabigwi, bagira kwihangana n'ubushobozi mu gufata ibyemezo. Hanyuma ikindi, urukundo ruhamye. Ni ukuvuga ngo mu rukundo wa Robert ni abantu bakunda by'ukuri, bakarangwa no gutanga no kwita ku bo bakunda, ariko bakunda no kwitabwaho no guhabwa icyubahiro nk'uko bagitanga. Urabumva? Ikindi uvuga ngo no gukunda gukora no gutanga umusaruro. Ni ukuvuga ngo ni abantu bakora, bakunda akazi kabo, hanyuma ka kazi kabo bakunda kagatanga umusaruro nyine tu. Bashaka gukora bagaragaza n'umusaruro mu kazi kabo barimo gukora. Abakunzi rero bacu basobanukirwa 5 TV, tukaba tubasaba kugira ngo mujye mukora kuri subscribe. Sinzi impamvu ndashobora
kora kwa kariya kantu, kwa kariya kazogera ngo ukoreho, hanyuma ibiganiro byacu ujye ukomeza ubibone mu buryo bwiza kandi bwihuse. Reka rero nsoreze aha ngaha, tuzahurire muri comment kugira ngo nongere nkore andi mazina cyangwa se nzongere mvuge ku mazina muzaba mwansabye gukoraho.